Hey guys! Mumeze gute? Nizere ko mumeze neza, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Asuhuje abantu, kera nkitangira gukora bino bintu naraza. Hey guys! Hey! Ninde muntu wibutse icyo gihe mane yanjye muri comment hano bakandika ngo ukuvugisha ngo utume n'amatwi ariko bumana we ubusige narize kuvuga bukeya ariko mana tubana n'ababyeyi beza hano bagatuma twiga no kuvuga neza. Comment zanyu rero ni ingenzi njya nzisoma, ni nayo mpamvu mpagaze hano mvuga bukeya kubera za comment mwampuguye ngo harimo umubyeyi wigeze kwandika icyo gihe ngo kumva video zawe ngo mbanza ngo nkagabanya volume. Oh my god, ariko ubu nizere ko utakigabanya ko sigaye narize kuvuga buhoro urumva ko noho mvuga buhoro nta kibazo rero. Okay, rero narizanye kano gatambaro kugira ngo twige kugatega byoroshye cyane bya bindi byacu byo gukubagurya. Ni akavideo gato sibyo, mbwira abamama akomana nibutse kano kantu. Nimba uri umumama ukaba udafite utuwapu turi kuguha utudorari dukeya ngo nawe urye ku madorari, nyandikira kuri 0788110407 kugira ngo nawe urye ku madorari, sibyo? Aya YouTube ushobora kutayabona, natwe biratugora kugira tuyabone, ariko izo wapu uratubona, sibyo? Nawe ukora ku madorari ukayumva. Aba mama muri hehe rero? ni nka byandi by'abanyama ariko hagiye guhindukaho akantu gato, muri kubibona ni kwa kundi twakubye ariko bise twongera dukuba gutya, kandi kiri buse hano imbere turahita tugaruraho gutya bibe nk'amadara muri kuyumva, bibe nka esikariye. Nabwiye ko iyo video iri abantu bayapenda. Hari ukuntu nabibonye iyo dukozemo gutya esikariye tuba twiza, ariko ama esikariye reka maze nkwereke wikizinga cyane, sibyo? Kugira ngo kize kubasha kugera inyuma uzinzemo gutya rimwe n'aka gato ka kabiri, oh my god, kambizingemo bireba bitazabagora. Uri kubibona gutya nibwo urabireba, none ugatangira ugakubona kandi gato gutya. Ndizera ko ako gatoya kajeho ukakabona, nabonye biba bihagaze neza. Warangiza ugahita uzana hano ku mutwe wawe, ngeze uri kubona ya madara, sibyo? Nigize inyuma ho gato, ntabwo gutega ukageza mu maso ari byiza. Nababwiye ko iyo ushaka uzirikiramo hano imbere utakigaruye ahangaha, byose birakunda, byose cyangwa bibakorere kari byo mperaho, kandi bakorere wakihitiramo. Ushobora kugira gutya, ngamumbwire intego ari iya mbere n'indi ya kabiri wakazanye imbere, sibyo? Reba iyi ngiyi sorry, uri kumva ari uko, cyangwa se ari no guhita ukazana imbere. Murambwira aho biryoshye.
nanjye ndaje mbabwire njyewe aho mbikunda, why not n'impamvu mbikunda. Urangiza ugahita utebeza hagasigara kano gasa nk'ugakoramo gutya kantu. Ngiye mbikunda bimeze gutya, sibyo? Buri wese murabizi ko akunda bitandukanye, njye mbikunda rero bimeze gutya, nawe ukunda uko, tubwira uko ukunda, nimba ari ukuzirikira kuri inyuma cyane, nimba ari ukazana ukagakoramo akadizayini hano imbere. Ndabashimiye rero, nababwiye ko ino video ntashaka kiba ndende kandi ndabona Nyagasana bimfashijemo. Ndabashimiye rero abantu mwakurikiranye Fofo TV Show, twahaye n'ikaze abantu mwageze hano kuri Fofo TV Show aribwo bwa mbere, muhabwe umugisha n'Imana. Imana ibahezagire, mbasabiye umugisha. Nsaba wowe kandi utarakora subscribe, kora subscribe, kore share, like na comment kugira tuzage tubana mu biganiro by'ubwenge tugira hano kuri Fofo TV Show. Ndabakunda rero, mugire ibihe byiza, bye.